Yesu ashimwe bene data bakunzi bakurikirana MUKALIBIYA TV. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Nongeye kugira umugisha wo kuza kuganira namwe, ariko cyane cyane uyu munsi ndagira ngo nganire n'urubyiruko ndetse n'isi yose muri rusange, kugira ngo aho wavuye uyu munsi hari undi uhari, naho ugeze hari abandi bahabanje, ariko twese dusangire ubuzima. Reka dusenge Imana, dusome n'ijambo ryayo riri mu Migani 28 umurongo wa 14. Data mwiza ntushimwe kuko ari wowe wadutoranije ukatugira abo kwizerwa, warangiza ukatugabira umurimo wawe. Reka ntabari njyewe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi n'abakurikirana ijambo ryawe, ubutumwa bwiza, bahabwe imbaraga nawe, kandi utwagurire imbago zo kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Urakoze urakarama, kare wowe dushoboza twese gukurikira inzira y'agakiza ndetse no kuzabona ubugingo buhoraho. Mu izina rya Data wa twese, Imana yaturemye ikamenesha amaraso ku mwana wayo, kugira ngo tutarimbuka ibihe byose. Amina. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Imigani igice cya 28 umurongo wa 14. Aravuga ngo hahirwa umuntu uhorana kubaha, ariko uwinangira umutima azagwa mu byago. Imana idutabare cyane. Hahirwa umuntu uhorana kubaha, ariko uwinangira umutima azagwa mu byago. Reka turebe ku gatekerezo k'umukobwa umwe. Ni umukobwa umwe yataye ababyeyi bafite imyaka 17, kandi kuva ubwo ntabwo yongeye kubonana nabo ukundi. Ajya kuba icyomanzi mu mujyi, mu buzima bubi bukabije. Bamaze kumuhararukwa, asaba akazi ko gukoropa mu biro by'umujyi yari yaragiyemo. Nyuma y'igihe kinini yari amaze mu bushomeri, nuko ashaka umugabo udashobotse muri ubwo buzima bwose yari amazemo, kandi anamushaka mu buryo butemewe n'amategeko. Yabyaranye nawe abana 2, noneho igihe kimwe yangirwa mugabo ifata utwayo twose, ihita yigendera nawe yatazi. Nta na kimwe bavuganye, nta na kimwe yamubwiye, yatoye ibyo arangije arigendera. Umukobwa aza gusigara wenyine rero hamwe n'abana be 2. Nta n'ubushobozi yari afite, n'akazi ke yakoraga ntikamuheshaga kwishyura inzu yakodeshaga, habe no kugura ibimutunga n'abana be 2. Umunsi umwe mu gitondo, umukoresha we wamuhaye akazi muri bya biro aza kumusanga yiherereye, ariko arimo kurira. Abuze uko abyifatamo, agerageza kumubaza ikimuriza. Hanyuma wa mukobwa amuhishurira ingorane zose abamo, mbese amubwira amateka y'ubuzima, amuhereza ubuhamya. Amaze kumuhereza ubuhamya, kandi n'ubundi n'umushahara ntabwo wari uhagije, nta nubwo washoboraga gukemura ibibazo bye byose. Arangije aravuga ati, ndagira nte? Ndajya he? Ndafashwa nande? Mbega kaga we! Kandi uko yavugaga ibyo niko yasukaga amarira, agira ati, Mana rwose wandemeye iki? Mana idutabare cyane. Hari igihe umuntu yiyinjiza mu kigeragezo cyamukakabiza, akavuga ngo Mana wandemeye iki? Haratangira nyine bya bindi by'abantu bavuga ngo iyo ntabaho simba mfite akaga, iyo ntabaho simba ndi muri ubu buzima. Ariko kandi mwibuke ijambo rivuga ngo uwiyishe ntagira gute yemwe?
uwiyishe ntaririrwa. Imana idutabare cyane. Igihari gitangaje nuko ababyeyi be batari bazi n'agakuru ke, kuko batongeye no kumubona ukundi kuva ahisemo kwigira icyigenge, ndetse nawe ubwe ntiyari akibuka n'aho iwabo bari batuye. Yari amaze imyaka myinshi cyane mu mujyi, ntabwo yigeze yita ku babyeyi be no kumenya amakuru yabo. Yari yarakabije kwigira icyigenge, aza gutekereza kuba yagaruka iwabo, ariko akabura aho abihera, ndetse atanazi n'aho batuye. Ibaze kuba ushobora kugenda ukazibagirwa iwanyu, kandi nta n'ubwo yari afite n'agakuru kamubwira ko wenda baba bakiriho. Aza gutangira gutekereza aho ubwigenge bwe bumugejeje n'ingaruka yo kwigenga kwe. Ibyo byose yarabitekereje, ibyo byose yarabyibutse. Muntu utibuka uba wirengagije. Hanyuma muri uko gutekereza ibyo byose, yaje kubona ko yaguye mu mutego mutindi w'ubwigomeke yatewe na Satani. Uyu ni umutego Satani atega urubyiruko. Uyu mutego ukozeho abantu benshi. Yabonye aho uyu mutego wa Satani umugejeje, naho umwerekeza kari habi. Wamwerekezaga mu busaza, nta gifasha, nta kirengera, yicuza inama mbi yigiriye igihe cyarahise. Hari igihe abantu bavuga ngo si javesi, iyo mbimenya. Urubyiruko rwinshi rugiye guhura n'ijambo rivuga ngo iyo mbimenya. Hari n'abandi baritambutsemo. Iyo mbimenya izakare. Iyo numvira ababyeyi n'ijambo ry'Imana, ibintu bibiri: kumvira ababyeyi no kumvira ijambo ry'Imana. Yavuze amagambo akomeye ngo ubu ntabwo mba ndi mu kaga kameze gatya. Ariko ndashaka kukubwira iki? Imana nyirimpuwe ihora itegereje abana bayo bararutse bakajya kwiyandarika no kwihandisha imibabaro y'isi mu nzira bihitiyemo kunyuramo, zibanyuza mu mihanda mibi. Ibintu byose, ubuzima bwose burigisha. Ukutanyurwa nuko bameze, cyo ni icyambere. Bibakoraho, nibyo bibakururira ishyano. Ibiremwa by'Imana bihitamo kwigomeka ku mategeko yayo, bigakurikirana inama mbi za Satani, umwanzi w'Imana n'abantu. Satani ni umwanzi w'Imana n'abantu, maze ku iherezo bakagwa mu mutego mutindi wa Satani, bitewe n'ubwo bwigenge bwo kwigomeka ku muremyi wabo. Turi ku ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu uhorana kubaha, ariko uwinangira umutima azagwa mu byago. Ubu rero bwigenge bwo kwigomeka ku muremyi wacu Yesu, umuntu wese umudendezo, umuntu wese uhitamo kwigomeka ku Mana no ku mategeko yayo, akanga umudendezo, ntazabura kugwa mu kaga gakomeye gakora ku mibereho ye. Umuntu wese wigomeka ku mategeko y'Imana azahura n'ibikomeye. Uretse no kuba ndimo kuganira n'urubyiruko, nawe ubwawe utekereze ibyo waciyemo kubera kwigomeka. Imana iragushishikariza guhora wubaha. Ni wubaha ukumvira ababyeyi, uzagira isezerano mu gihugu. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mukobwa yari amaze guta agaciro, kandi simbwira umuntu wese witwa ko ari urubyiruko. Nuko natanze urugero ku mukobwa, kuko umukobwa niwe wabyaye umugabo aramuta. Rero uyu mukobwa amaze kuba indaya ishaje, karahanyuze mbese, nta mugabo wari ukimureba.
kandi imibereho yari afite ntiyamwemereraga kuba mu mujyi. Amaherezo ye azaba yahe? Azakora iki? Azamera ate? Azasazira he? Azajya hatazi? Ibibazo yibazaga byamubanaga byinshi, nta gisubizo na kimwe. Imana itabara urubyiruko. Ariko ndashaka kukubwira ko aho waba ugeze hose, Uwiteka yiteguye kukwakira no kuguha imbabazi z'ibyaha byawe byose. Imana itugire neza cyane. Waba warahindanye, warataye ibara, warabaye igisenzegeri, waramugaye, cyangwa waranduye agakoko, Uwiteka Imana yiteguye kukwakira uko uri kose, kuko ifite kugira neza kwinshi. Imana ifite kugira neza kwinshi kandi babarira byose. Yavuze amagambo meza, iravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Urubyiruko mwongera mutekereze, ugarukira umwami Yesu. Yesu aragushaka uko waba warabaye kose. Ndagutangariza, icyo Imana igusaba uyu munsi ni uko wakwemera kuyisanga, ukemera kuba umugaragu, ukemera kuba umuja wayo. Ngaho va ku izima ryawe uyisanga, urebe ikigukorera. Niyo yavuze amagambo meza, iravuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku ndabihindura umweru nk'ubwoya bw'intama bwera, ndabihindura umweru nka sheregi. Niyo magambo sumye muri Yesaya igice cya mbere murongo wa 18 kugera kwa 20. Uyu munsi Uwiteka arahamagara urubyiruko, aragusaba ngo wemere uve mu ruzerero urimo, wemere kujya inama n'umwami Yesu, ugarukira Imana yawe bigishoboka. Ariko uyu munsi niwumva ijwi rye rivugira mu mutima wawe, rihora rivugana nawe, rihora rikubwira ati ntiwinangire umutima, fata icyemezo cy'ingenzi kirengera ahazaza h'ubugingo bwawe. Hitamo Yesu none kandi ntabwo uzabyicuza na gato. Imana idutabare cyane. Numara kwiyuzuza n'Imana yawe nibwo uzagira amahoro mu mutima wawe. Ndashaka kukubwira ko kwigomeka ku Mana ntago bishoboka. Ntabwo kwigomeka ku Mana yawe bishobora kuguhesha amahoro. Nubwo wabona igisa n'amahoro mwene data, ntabwo kibasha kuba amahoro atagira impinduka. Mana tweze cyane dutungane. Hari byinshi abantu bibwira ko ari byiza kubera ko wenda bisa neza, ariko sibyo baboneramwe amahoro. Amahoro y'ukuri atangwa na Yesu. Haleluya. Ku muntu wese wemeye kuba umugaragu cyangwa akaba umuja we, umuntu wese wemeye irarika rya Kristo akaza, ntabwo azabyicuza. Uwiteka niwe uhumuriza abihebye, abarushye n'abaremerewe n'ingorane zo muri ubu buzima. Mana tuganze cyane. Mbese ntiwakwemera Yesu ngo akuruhure, wa musore we, wa mukobwa we? N'abagabo babibyigomeke n'abagore bakabibyigenge. Wenda hari ubwo waba warabaye icyomanzi, ikigenge, inzererezi, ikirara. Nk'uyu mukobwa twumvise, umenye ko nta wundi ubasha gukemura ikibazo cyawe atari Yesu. Haleluya. Nukomeza kwinangira, Satani azakugeza habi, utazabasha kwikura, nta n'amahoro uhagirira. Hitamo Yesu uyu munsi
hitamo Yesu nonaha kandi ntabwo uzabyicuza. Emera rwose kugengwa nawe, nibwo uzahumurizwa nawe, kandi uko umeze ntibizongera kugutera ipfunwe. Imana idutabare cyane, Imana itwambike imbaraga, iduhe kunesha ibyaha, tugaruke. Ni benshi cyane bameze nk'uyu mukobwa, bakirenza inama bagirwa n'ababyeyi babo, ariko nyuma yaho bakazabona ishyano ribagwiriye. Hari benshi bahindutse ibyomanzi kubera ukutumvira ababyeyi babo. Hari benshi batazi iwabo nk'uyu mukobwa. Hari benshi bibaza ahazaza h'ubuzima bwabo bakumirwa. Hari benshi badafite ibyiringiro muri Yesu. Hari benshi bazahura n'ibyago bikomeye, bagahura n'ijambo rivuga ngo iyo mbimenya. Igihe cyarahise nk'uyu mukobwa. Bene data, rubyiruko, ubuto burashukana, ariko uzi ubwenge yisunga Imana nyir'ibihe byose. Uyizera wese, uyiringira wese, ntabwo azakorwa n'isoni. Haleluya. Mwami Dawidi yaravuze ati muri Zaburi ya 37:25 ngo nari umusore none ndashaje, ngo ariko sindabona umukiranutsi uretswe, ngo cyangwa umwana we asabiriza ibyo kurya. Imana iturwanirire. Bene data, umuntu wese utemera kugengwa n'Imana ntabwo azareka gukora amarorerwa menshi, kandi ntabwo bizamubuza kugerwaho n'akaga ndetse n'ingaruka y'imyifatire yabo mibi. Muzirikane ko buri gikorwa cyose muri ubu buzima gifite ingaruka yacyo. Imana idutabare cyane. Ukimara kumva iyi nyigisho cyangwa se ubu butumwa, ntubugire ubwiru bwawe, sangiza abandi, kuko ibihe turimo ni ibyo kwemera kuyoborwa na Yesu, tukemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Buri wese yitekerezeho. Urubyiruko, urabe maso, utazabura ibyiza by'Umwami Yesu kandi waranze kumvira ababyeyi. Turagushimiye Uwiteka, kuko ari wowe uhoraho ibihe byose, urinda abarushye n'abaremerewe. Dusengeye urubyiruko kugira ngo urugarure imitima, kuko amaraso wamenye ariyo afite agaciro, kandi kumvira ababyeyi niko gutuma tugera ku isezerano. Kandi ijambo ryawe ryatubwiye ngo hahirwa umuntu uhorana kubaha, ariko uwinangira umutima azagwa mu byago. Dusengeye abana bacu, urubyiruko muri rusange, ururinde kwinangira umutima, rudahura n'umutego uwo ari wo wose wa Satani. Ngaho hereza umugisha umuntu wese uhinduwe n'imiburo y'ijambo ryawe, mu izina ryawe gera Yesu. Amen. Yesu aguhe umugisha. Ni Mukalibiya Pasikazi, Evangeliste. Ndagukunda. WhatsApp yanjye ni 0787744549. Gerageza koherereza bene so, bene data ubutumwa, ijambo ry'Imana, kugira ngo twungure ubugingo bwacu.